Reka tukwifurize kugira umugoroba mwiza nshuti urimo gukurikira BJTV none ahangaha turi mu kiganiro Showbiz Live cyatangiye tayari turi kumwe n'umukozi w'Imana umugabo wambutse imipaka n'imipaka avuga ubutumwa bwiza yagiye mu bihugu by'abaturanyi yagiye hanze afite fan base nini mu murimo wo guhuramya ndetse no guhimbaza Uwiteka uyu munsi turi kumwe nawe muri studio za BJTV muri Showbiz Live. Remember it's all about funny fiction stories about our celebrities. Uyu munsi turi kumwe na Theo bose babireba turwaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego. Theo uri mu bantu bakomeye pe niko navuga mu gisata cya gospel hano wacu mu Rwanda wakoze ibintu bikomeye cyane. Amen. Much respect kuri wowe. Imana ibamugisha cyane. Hanyuma tubose babireba waha indimo nyinshi wakoze wasanga iri mu kabari bayicuranga iri muri salon de coiffure bayicuranga mu nsengero bayicuranga amadini yose utitaye ngo ADPR wene ko wabarizwagamo cyane batitaye ku idini hose bayacuranga ama message watanga mu ndirimbo zawe hose zigarukwaho. Hanyuma Theo wenda waduha akantu gato mbere yuko wenda dukomeza kugira ngo umuntu yumve yuko ndabizi ko uzi gucuranga ariko sinibukugore wenda gucuranga we mbabara uririmba akantu gato cyane amasegonda dufate nka 5 cyangwa wenda umuntu 5 arahagije amasegonda 5 turimbira akantu gato cyane ubundi tuze rero dukomeza n'ikiganiro kwibutsa ko ni Showbiz Live. Maze igihe mbabwira yuko Imana ikizuruga maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarukira. Arakoze cyane rero Theo bose babira neza ko mwamwumvishe ijwi yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi kandi nizemera ati ntago izemera ku izina ryayo ikifuzo cy'abantu umugabo Daniel baramwanze bose babireba reka dutangire ikiganiro cyacu bagina mana reka wenda bamuhinare ingoma ye niyogere Imana uzasima uburabyo burambaye ingo ziraje dusubira n'abasozi batangire ikiganiro wenda reka dutangire ikiganiro cyacu rakoze cyane bose babireba wenda tutangire bose babireba. Ego rero ingoma y'Uwiteka koko ingoma yawe niyogere ni abana babanu yarogeye ingoma yawe niyogere ni abana babanu yarogeye. Haleluya. Amen. Ako karahagije? Karahagije nta cyangwa nzamuke makanya. Karahagije nta kibazo rwose humura ngo twanyuzwe pe. Hanyuma Theo wakoze ibintu byinshi kandi byiza ni ikintu wishimira kugeza ubu mu muziki wawe. Ndashimira ko umuziki wangejeje aho ndi ubungu wanyagurira abakristo bagenzi banjye watumye nkora umurimo w'Uwiteka. Hagiye cyagize bivuga ko Theo yaguye. Ibyo byo kugwa ni ibintu nakita ko buri nka satani wageraga gutya akabara kubitse niko kundi ububika imbere akagusomeshaho. Yego wasomyeho. Yego ariko ndo kucyitwa mbese nabonye imbaraga zeho gato ariko Uwiteka aranzamura. Okay. Hanyuma Theo rero igihe cyarageze ukoze umuziki bigenze neza ariko uza kujya mu bihugu by'amahanga. Ujya mu gihugu uragiye urakoze ariko ugenda ukagaruka ukagenda ukagaruka tukavuga tuti Theo ukatakiza ngo abe pose akore byagenze bite ubundi hari byari byagenze bite. Nagiye muri cya gihugu ndajyayo ndakubitwa yego noneho ubwo ngubwo yego barankubita baranoza pe baranoza ndavuga ati aha ngaha niho Uwiteka agomba kwigaragariza. Wabareze se nabagize bana bawe n'abantu bawo nyine barankubise ubwo ngubwo abajura ku muhanda nyine kuri ubwo njyana ikirego kukijyana ikirego ndavuga reka mbe ngarutse aha ngaha ntuzemo gake mu gihe bikinkurikiranira ikirego nsubiye none barongera barankubita baranoza pepe noneho kumugaragara izuba riva ndavuga ati noneho ubwo ibirego bibaye birireka manze ngaruka ngaha ntuzemo gakeya ubwo nibwo narwaye ndaremba neza ndavuga ati angano nuko Uwiteka agomba kwigaragaza. Ubwo se wagarutse mu Rwanda hari sagahisi nazamuka yuko hari umukobwa barambeshyera ibyo byose barambeshyera mwaririmbanaga yararirimbye neza ariko ngo uza kumutera inda ndetse wanga kumufasha. Oya ubwo barambeshyera njye nari mfite umuryango nari mfite abana
ubwo rubanza wararutsinze rwo nakurutsinda kuko nasubiyeho bwa gatatu nabwo ndakubitwa ndavuga ati rero ibi bintu ntago ari amahirwe rwose nta mahirwe mbifitemo urubanza mbere ndetse gukubita bya bintu bikomeye cyane kwa bangubitaga iminwa nyine ikabyimba amaso hose ugasanga nabyimbye bireka gutyo aha indirimbo waririmbye itangaza abantu bavugagamo ngo mwatarutse ngo ibisate ngo by'amacupa n'ibyo bimene ngo ntibyabatanga ngo kubita utababarira ngo kubita utababarira kubita inyatsi ngo na karande byose karande byose barimbure wowe ushatse kuvuga iki nyine izo nyatsi zose na karande nahuraga nazo nyine ngo bakubite hako rero iririmbye barankubita ko uno munsi uhagaze hehe bijyanye na ubu ngubu kugeza ubu ngubu ndi umukristo utagejeje idini narito mbogamiraho n'ibiki bintu byakugoye cyagiye mu gihe wamamaraga cyane waramamaye n'ibiki byakugoraga wajya kujya gupafuminga mu bitaramo by'abantu nyine gupafuminga nabanje gusoma kuri nyine muri bibiliya byarangoraga cyane kuko hari mirongo nanyuranyaga na mirongo nanyuranyaga ni nkahe byakubayeho rimwe wenda ugiye nk'urugero wenda tugana no ku musozo ahantu byambaye ADPR Gatenga byambayeho byagenze bite nagiye nyine hari kuri Noheli ndaririmbira abantu ndavuga reka dusome muri Matayo 5 Timoteyo ubwo abakristo bose mbona barumiwe bamwe batangira kuvuga ati ubu ngubu nyine yahanzweho birangira gutyo ngo Timoteyo Matayo 5 Timoteyo hafi ya Luka muri biriya bice byaho Marika atuye ubwo byarangiye gute byarangiye nyine nyujijeho uturirimbo wakoranye indirimbo na Amag the Black ni Senderi na bose twarakoranye n'abantu beza cyane reka biriya no kuvuga ngo nari mbazanye mu gakiza nabo yego nta kindi cyangwa bari bakakuvanye bari nari mbarokirisi mbazanye kubinjiza mu gakiza ubu barakijijwe n'abantu bera ariko tubigizanije kwita wiyo soma ku nzoga cyagiye baramamaye hoya ese buriya wagira ngo kanyanga bayita inzoga hoya kari kanyanga kaba gashyushyemo ukuntu nyine kavura kavura ngo gripe n'inkorora nagasomyeho gutyo yego nabonye nyine ntazi ukuntu bigenze nibwo nyuma nagerageje ukabona wenda nk'ibiti byikaraga ahari ubona imodoka zigenda nyine nta mushoferi zifite gutyo ngenda kubona ndi mu isi mbona meze nk'uri muri Edeni birangira gutyo nuko nazivuyeho ariko nyine uri wasomyeho nasomyeho hari ikintu cyakubayeho utakwegera wenda watubwira mbere yuko tugana ku musozo ikintu cyambayeho nta kibagirwa nigeze gukora indirimbo nambaye isengeri yacitse hano mu mugongo imbeba zarayiri ariko ntabimenye hari indirimbo nakoze kera nambaye indirimbo wakoze ambaye isengeri ivuga y'umweru akasengeri k'umweru ngo miliyoni z'amadolari iyo ngiyo cyane hari izindi ndimi ujya uvuga ikinyarwanda ndazizi iringara n'ikidage yego cyane cyane iringara ikidage Kiswahili icyongereza n'icyongereza igifaransa zose n'igiportugais yego n'igitaliyani nose icyongereza kivuga neza yego reka rero tugana ku musozo dushyira akantu gato cyane wenda dusoza like what can you like the conclusion can you make for us as you're concluding what are the future projects you have for your music career and so on like how can you conclude by telling us the project that you have that are going to be releasing soon, or do you have any song in the studio, stuff like that? How can you conclude for us as you're ending up the show? Okay, I have many songs. Yeah, that's it. And conclusion, what you say, conclusion is you know Ocean Pacific. Nyine neza kuriya uriya murabo kaza nyine nka kuriya muri turashimira ko twabonye ibiganiro bya BGTV by'uno munsi bisojwe na Showbiz Live
nakugezaho nyine nitwa Japhet twari kumwe na Theo bose babiri wakoze cyane wadusoreza akantu gato wenda ko mu ndirimbo ikuje hafi ngicyifuzo cy'abantu ngumugabo Uwiteka abisubize mugire umugoroba mwiza nyine baramwanze ntabwo bagira naho ubutaha bagira inama na wasinga imana bamuhinare intare ziratinya kandi izo ntare rwose zirashonje